Abantu benshi bumva umunyu nk'ikintu gishyirwa mu biryo gusa ngo byumvikane neza mu miryohere n'imirire. Ariko si ibyo gusa, umunyu ugira uruhare rukomeye mu mikorere y'umubiri w'umuntu. Twavuga nko mu maraso, mu bwonko, mu mitsi no mu mikorere y'ingingo zitandukanye mu mubiri. Murakaza neza kuri iyi channel igamije kongera ubumenyi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu duhora dukoresha buri munsi ariko abantu benshi batacyitaho, nyamara gifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Icyo kintu ni umunyu. Muri iyi video tugiye gusobanura akamaro 10 k'umunyu mu buzima bw'umuntu. Buri kamaro turagasobanura byimbitse, tunatanga ingero zifatika zigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba ukunda video zigufasha kwiyungura ubumenyi, kanda subscribe, ukande na like, maze usange izi video abandi bantu. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, andikaho muri comment, twiteguye kugusubiza. Reka dutangire. Akamaro ka mbere: umunyu ufasha kuringaniza amazi mu mubiri. Umunyu ufasha umubiri kugumana amazi ku rugero rukwiye. Iyo umubiri wawe ufite amazi ku kigero kiri hejuru cyane, ni ngombwa ko ukwiye kuyagabanya. Umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi menshi, kandi ayo mazi agomba kuguma mu bipimo bihagije kandi bikwiriye kugira ngo ingingo z'umuntu zikore neza, bityo bikamurinda kuba yagira ikibazo kijyanye no kurwara imitsi. Urugero, iyo umuntu abuze umunyu uhagije, hari icyo bitera mu mubiri we. Icya mbere bitera: ashobora gucika intege, agahora ananiwe kuko hari icyo adafite mu mubiri we. Icya kabiri: kumva umutwe arwaye, kumva atameze neza. Icya gatatu: kumva adafite imbaraga zo kuba yakora ikintu cy'amasaha 3. Niyo mpamvu iyo abantu bakoze imirimo ikomeye bagatakaza amazi menshi binyuze mu kubira icyuya, basabwa kunywa amazi arimo umunyu muke cyangwa se agasukari gake. Icya kabiri: umunyu tumariye ku buzima bwacu. Umunyu ufasha imitsi gukora neza. Imitsi y'umubiri ikenera umunyu kugira ngo ishobore kugenda no kuruhuka neza. Iyo umunyu ubuze mu mitsi, imitsi ishobora gufatwa n'imyanda, cyane nko kudatembeza amaraso neza. Urugero, abantu benshi bakora siporo cyangwa imirimo ivunanye bashobora gufatwa n'imitsi y'amaguru mu gihe bakoze siporo, hanyuma bagasohora amazi menshi, bagatakaza amazi, hanyuma ntibaze gufata andi mazi arimo umunyu cyangwa se agasukari. Kubera amazi asohokamo aba avanze n'umunyu mu mubiri, ni ngombwa ko iyo udusohoye icyuya tugomba kongera tukinjiza undi munyu mu mubiri wacu binyuze mu kurya neza ibiryo bifite umunyu. Ni ngombwa ko dukenera umunyu igihe twakoze siporo ihagije, bituma umubiri wacu wongera gukora neza. Icya gatatu: umunyu ufasha mu mubiri w'ubwonko kugira ngo ubwonko bukore neza. Nibyo rwose, umunyu ufite akamaro kanini ku bwonko bwacu iyo tuwukoresheje neza mu buryo bukwiye. Umunyu ufasha ubwonko kohereza no kwakira ubutumwa binyuze mu mitsi. Iyo umunyu uri ku rugero rukwiye, ubwonko bukora neza kandi bukanagufasha kumva neza no gusesengura icyo ubwirwa. Urugero, iyo umuntu abuze umunyu ashobora gucyanganyukirwa, agacika intege mu bitekerezo cyangwa akabura kwiyubaka neza. Niyo mpamvu umunyu ari ingenzi ku bantu biga cyangwa bakora imirimo isaba gutekereza cyane. Ni nayo mpamvu umuntu udakoresha umunyu usanga atibuka neza ku bintu agomba kugenzura neza. Icya kane: umunyu ufasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Umunyu ufasha kugenzura amaraso atembera mu mubiri wacu. Ariko aha ni ngombwa ko kwibuka ko kurya umunyu mwinshi cyane ari bibi. Ni nayo mpamvu ari byiza gukoresha umunyu uringaniye, utarengeje ikigero gikwiriye, kugira ngo umunyu utari ku rugero wagutera uburwayi cyangwa se ukakwangiriza. Urugero, umuntu urya umunyu mukeya cyane ashobora kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Ariko umuntu urya umunyu mwinshi cyane ashobora kugira umuvuduko w'amaraso cyane bikamutera guhora arwaye. Icy'ingenzi ni ukuringaniza, ukawurya neza mu gihe gikwiriye, kandi ntugerageze ngo urye umunyu mwinshi.
si byiza kuwukoresha nabi kuko ushobora kukwangiriza ukaguteza izindi ndwara. Ikintu cya gatanu, umunyu ufasha igogora gukora neza cyangwa se urwungano rw'imirire gukora neza. Umunyu ugira uruhare mu gutuma igifu gikora neza no mu gufasha umubiri wacu gusohora imyanda. Urugero, iyo umuntu arya ibiryo birimo umunyu ku rugero rukwiriye, igifu gikora neza, nta n'imirwarire myinshi agira, ntanagire ikibazo cyo gutuma igifu kidasya ibiryo yariye. Niyo mpamvu ibiryo bitagira umunyu na busa bishobora gutuma igifu kitabisya neza. Mbere y'uko tureba akamaro ka gatandatu k'umunyu, ndakwibutsa nimba utakanze gusiga subscribe hamwe na like kugira ngo ubikande bikadukomeza. Ikintu cya gatandatu, umunyu ufasha kurinda umubiri indwara. Umunyu ufasha umubiri kurwanya mikorobe zimwe na zimwe, cyane cyane mu gifu no ku ruhu. Urugero, amazi arimo umunyu akoreshwa mu koza ibikomere. Mu gihe ufite igikomere ku mubiri, koresha umunyu hanyuma uzabona igisubizo nyuma. Hari n'abakoresha amazi arimo umunyu mu gusukura umunwa iyo ubabara. Ibi bigaragaza ko umunyu ugira uruhare mu kurinda umubiri kuba twafatwa na mikorobe cyangwa se n'izindi ndwara zitandukanye. Ikintu cya karindwi umunyu udufasha, umunyu ufasha mu mikorere y'umutima. Umutima utera amaraso ukoresheje imbaraga z'imiti, kandi iyi miti ikenera umunyu. Urugero, kubura umunyu bishobora gutuma umutima udatera neza, umuntu akumva atameze neza cyangwa se akagira umunaniro udasanzwe. Ni ngombwa ko rero ko dukoresha umunyu uringaniye kugira ngo tubashe gufasha umutima kuba wakora neza. Ikintu cya munani, umunyu ufasha mu mikorere y'imitsi y'ubwonko n'iy'umubiri. Umunyu ufasha ubutumwa bwose mu mubiri kugenza neza, kuva mu bwonko bugana mu bindi bice byose by'umubiri. Urugero, iyo ukoze cyangwa se ugafata ikintu gishyushye ukihutira kugikuraho intoki, niko ubutumwa bwageze vuba mu bwonko, bigaterwa n'imikorere myiza y'imitsi ifashwa n'umunyu. Ikintu cya cyenda, umunyu utuma ibiryo biryoha kandi bigatuma urya neza. Umunyu utuma ibiryo bigira uburyohe maze surambirwe kubirya, bigatuma umuntu agira apeti. Urugero, iyo ifunguro ridafite umunyu, abantu benshi bararireka bakarirambirwa vuba, ntibarirye neza, bigatera umubiri kubura intungamubiri zihagije. Umunyu uri mu bikomeza amagufa gukomera. Ikintu cya cumi ari nacyo cya nyuma, umunyu ufasha mu mibereho rusange n'imbaraga z'umubiri. Iyo umunyu uri ku rugero rukwiye, umubiri ugira imbaraga, umuntu akumva ameze neza, akabasha gukora imirimo ye ya buri munsi. Urugero, umuntu ugiye mu murima, mu bwubatsi cyangwa mu kazi kavunanye, akeneye kurya ibiryo birimo umunyu ku rugero rukwiriye kugira ngo adacika intege vuba. Bavandimwe, nk'uko twabibonye muri iyi video, umunyu ni ingenzi cyane cyane ku buzima bw'umuntu, ariko icy'ingenzi kurushaho ni uko kuwukoresha ku rugero rukwiriye kugira ngo utaguteza ibindi byago mu mubiri. Umunyu muke cyane ni mubi, umunyu mwinshi cyane nawo ni mubi. Icyiza ni ukuringaniza, ukarya umunyu uhagije ugufasha mu mubiri gukora neza. Niba wakunze iyi video, kanda like, ukande na subscribe kugira ngo ukomeze kudushyigikira, unasangize inshuti zawe kugira ngo nabo basobanukirwe akamaro k'umunyu ku buzima bwacu. Andikaho muri komenti ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, twiteguye kugusubiza. Murakoze kudutega amatwi.